nyumvire none iyo umuntu akubangamiye swate umukuraho swate ukamucecekesha icyo ushaka ni ikihe muri ibyo bintu bibiri mbabarira wikwihuta ntago ari icyo nshaka sinshaka kumwica waba umwishe kare njye ndashaka ngo ushake icyo ukora icyo ari cyo cyose mbanze menye agamije iki imigambi afite ni iyihe agamije iki arashaka iki numara kubimenya mbwire noneho tugire icyo dukora mbese muri make no kumenya icyo agamije yego mu buryo ari kubangamiramo ese ntacyo utekereza byibuze kugira ngo umuntu atangirireho ashakisha impamvu igaburiya iyo uneka ufite byibuze ese si akazi kawe singuha amafaranga ariko amafaranga rero ndabyumva pe kandi ni na menshi banza ukora icyo rero hari icyo nakwimye singuha uko ushaka amafaranga sinyaguha ndashaka kubanza nkamenya agamije iki arashaka iki mbese imigambi ye nkabaza nkayimenya asige tukubwira icyo gukora makwambe no kwa kabiri iminsi ye urishuwa uzaba wabishoje iminsi 2 ndakora ijoro n'amanywa mpaka menye impamvu y'ibintu byose ari gukora ikibyihisha inyuma arambanganya kuwa kabiri saa 11 nk'aya masaha uzahita ubaza sico washaka John ndakwingiza ntuzambwire ngo arerengerere ngo byabaye ara wowe mu minsi 2 hamuzambwira ati John uri imbwa nenda ubye ni ndiyo n'umurizo ni ntabikora si wowe wiyise gutyo si sawa nutabikanye nzongera ko uresha ubu ngubu tuvugana nta kandi kazi ngiye gukora ndahita nja muri gahunda kuko inshuti ze ndazizi zimwe turanakorana izindi twarakuranye aho rero muri izo nshuti ze magara kwa kabiri si sawa hari kintu ushaka sawa sawa Agahinda k'imfubyi man uya izi saha akuse Derek wajyanye wundi ubwo bugambo bubi bwawe wowe antura muyobewe ibaze antaramutse amfasha wowe nanga ubu byitaye ko ngiye mba mbyitaye ngiye tubana urumva wajya umbabarira koko asumbanga ubwo se niyo utambangamiye ko kutambeye ngaho ibaze nk'ubu ngubu baramutse amfasha se basi wajya ungirira impuhwe Derek basigiye unyumva sibyo izi saha narakubwiye wapi Okay, I'm sorry. Ibyo niho uri kubivuga njye ntabyo nigeze mvuga simusabye imbabazi singambabarira yego nari meze neza mwape uzi ko ngo noneho wamera aramutse ambonye Zana ndebe uru rwavumba mbese witsimbye uzi ngo sinakumvisha witsimbye koko urayavuga we urayavuga koko mama mbabarira nukuri Kazuba usigaye urangara ku rwego rwo hejuru hahandi witsimba ukajya kuvugana n'abahungu yarakudabagije da yakuguriye telefone uzi ikintu njya gukora ushaka kuba ngiye kwitwara Yesuwe mama mbabarira nukuri mama ndakwinginze abakiriya barakubura umva nkubwire njye naguhaye ibyo ukora ujya kwikorera ibyawe mama none se niba wanyumvisha neza wumvisha nari kumwiyama umwiyama iki ahubwo ntabwo wari umunuka ntiwanuka gase reka so aze numwita so sera rekaze
ndamuguteza mvuge ko wari urimo nukira kuri telefone n'ububwa bw'ubuhungu. Se mami wigeze kuko mami wambabariye. Koko uregura ukanuka ngewe ukanuka mu bakiriya bawe. Azi mami nanga uyu ni umuclassmate wanjye nari kuvugana. Gira uti niwe ariko ni n'umukiriya. Nese mami kuko byose urabifatanya uriguka ukanacuruza. Reka nkubwize ukuri ngiye nguhaye icyo gukora we wihibyawe. Nese mami wumvaga nari kumwe ukuntu uri ikigoryi mu mutwe, ukuntu uri igicucu, ukuntu uri umwana w'ingayi, ukuntu uri ingegera mbi. Ngiye nguhaye ibyo ukora waraje bikorera ibyawe. Kuko usuzuguye ntacyo ndicyo ufite ukurengera amanywa nijoro. Yego urangije uraza uranyitsimba tuyangegera amaye ibyo nkora reka mbireke njye kwikorera ibyanjye kuri telefone. Ese nakuje abakiriya cyangwa hari abakiriya bashyashya kuboneye? Mama wambabariye koko. Ariko se Kazo mbwije ukuri igihe wahereye usambana amafaranga ari hehe? Amafaranga hebago cyangwa utangira ubuntu? Amafaranga ari hehe? Ari he Kazo? Mami nukuri nago njye nsanga. Ntongeye kunyita gutyo. Kuko ndabizi telefone wari uko wari uri kuvugana n'iyingegera wanukaga. Nubwo byose ntabyumvishe neza kuko waherekare nari nakubuze ndabizi wanukaga nta kintu kizima wamubwira kuri nge wanukaga. Amafaranga ukora ari hehe? Mami nukuri nawe nigeze nkutuka. Kandi nyizeye. Kazi ngiye kugukora gashya. Ngiye kugukora gashya andi uzabona ko Jackie ndi mubi. Ntiwavuga ko ndi mubi? Ngo ngufate kuri telefone. Nyine navuze. Hanyuma se ko nyifashe. Ko telefone nyifashe. Niche. Oya Yesu mami mbaba. Yesu. Mami mbaba Niche. Kuri kwe mwana mami. Oya haguruka. Niche. Oya. Niche wane ko ndi umugome. Ntwara umubwira ngo ngufate kuri telefone muvugana ngo nakwica. Nkwice. Nkwice. Oya. Nkwice kugira noneho uzajya ugenda uragutwa kuri ubwo buhunyira bw'ubuhungu bwawe nibara nanabikoze. Nukuri kw'Imana. Hanyuma se ko wamubwiye ngo nakwica kandi mukamwavuganaga nakubona uri muzima nta naho wakomeretse. Nari bunyite ikigoryi. Reka mbikore nkuko wabivuze noneho ushaka uburyo kinkwica niyumva ko wapfuye nundi arabizi ko wavugira kuri telefone ko ngiye kukwica. Sibyo? Cyangwa nice ubu busa mwavuganiraga. Mami mbabarira nukuri. Kazo. Kazo. Karame. Vibera. Taka. Iyi munyina nayo reka nze nkwereke. Kuramo password ku. Wamaye telefone yanjye. Telefone yanjye. Mwambabariye boss. Mwambabariye mamujambo. Nitwa Koro, nitwa Rick. Mwambabariye boss. Nitwa Rick. Mama akiri. Umba genda. Mami pori. Humura. Abo ntakibaye. Ntakibaye. Oya humura gusa nyene wirinde imihanda imwe bisambu. Mane guhumurisha. Ntabwo nzi ko nkamwe bizabaho. Nguherekeze. Nangiye ku isoko. Ntabwo nasha kugenda agiye nyene. Okay, ndaguherekeza. Sanze nimero yawe. Nimero yikize. Ndaje nkuvugisha. Oya nta kibazo. Twebwe dukorera Imana nta ngorane. Twebwe nta. Oya ntago wangenda na. Turimo kodesi. Nayikuyemo. Dira ku kimwe kabiri gatatu kane. Yesu. Oya humura byagenze neza. Humura.
Imana usengera kuzi. Nanze kandi. Nose wameshe ukagezari imbere. Nese warugiye. Nangiye ku isoko. Ku isoko ni hari yepfo. Yego. Cyangwa ni ukasoko. Yego. Nese makuru. Tuza. Telefone yabonetse. Oya humura. Sangine mwe mugenda mwitwararika. Nari ndimo ngenda umuhanda uri muri bisana. Yego. Je nari mbe gusenga rero. Asubiye mu rugo. Ande kumutisha. Bye. Murakoze. Yo ariko bitwararike. Sawa. Miri. Umuntu w'umugabo. Yes boss. Ariko wihangane. Nubwo nagukubitaga ntabwo nyene urabizi ni deal kandi umuntu abagomba kugaragaza nyene yuko Kazuba ari akazi boss. Kazuba ari akazi. Cyane. Ariko wabikize neza kabisa. Ahubwo ntiwavunitse. Oya meze. Kuko urumva je nagomba kugaragaza ko ari gisamba. Yego. None ko nawe mutari bose baciye baza. Buriya birinze birangira bazi ko wibye. Ariko nawe mbonye baje. Navuga nteka ndakure kure uyiruke ucike. Cyane. Urumva kandi ubikoze neza. Amafaranga naguhaye kongera ayifanta aho ngaho ni sawa cyane boss. Wewe urambwira 11 ni 0.9 mwe muracyari abana. Yego 11 258 nizo kabisa ngizo rwose. Nshimiye Imana Eric nuwo boss kandi agusezeraniye ko tuzakomeza dukorane. Ariko mwana n'abantu bari seriye. Nanjye ndi seriye boss. Kiritse cyudashaka. Mwana n'abantu badatinya. Nabwoba. Mwana n'abantu bibaye ngombwa bemera gupfa cyane kuko bashobora no kudufata. Wewe ukemera kupfa ariko ntumvuke. Yego. Nanjye bashobora kumfata. Yego. Yemera kuvuga ugapfa. Ntacyo kugira ngo ubuzima bukomeze. Turi kumwe? Cyane boss. Sawa. Kuva kushora y'ibyo waherekana ibyo gushaka kumbwira. Ategereje ndeba kuri bubwira ikiri bumbwire. Ahibye kambwira. Derek urabizi se? Ndio utaje ubwire bya iri byawe. Mana icyo nshaka kubwira. Iki? Derek, gusa yino mbabarire. Nanjye sinjye. Aba iki? Urazi se? Uyu ndi munsi itari ngewe. Ntabwo wabimba. Derek tugomba gutandukana njye nawe. Kubera iki? Derek ntabwo nyine nanjye ntabwo nakubwira impamvu ngo uyumve ariko ugomba kuyumva. Ndabizi uri gukina. Ni joke sibyo? Ntabwo ndi joke. Really? Kubera iki se? Man, urukundo rwanjye nawe ruragoye. Sinzi nyine Derek niba ubibona. Kubera ko nyine urukundo rwanjye nawe man ruragoye sinzi uri nyine ntabwo mfite ukuntu nabikubwira nyine ngo nyumve. Ese wari ubizi ko urukundo rwa nyarwo rubasha nyine kuba rufite ibitambo ruba rwaratambye, habaho sacrifice nyinshi nyine kugira ngo rube rwagera kure. Yakireka niba wowe utabiha agaciro. Derek suko nabiha agaciro. Ako man urukundo rwanjye nawe mama ntabwo rwemera. Ese unkunda kubera mama wawe cyangwa unkunda kubera wowe? Derek ribuka yuko hari ambata ari mu rugo. Iki kintu nkunda kukigusubiramo buri munsi. Hari ahantu ngomba kuba nigengesere. None uzave hari wanyuze mu rugo basi tubana. Niba ari wo muti w'igisubizo w'ikibazo. Kuko ngiye ntabwo kankubwire sinakwemera. Sinzi ko nashobora kubaho nyine tutari kumwe. Derek nanjye sinjye. Gusa ugomba kunyumva.
kubera ko nta yindi solution mfite. Nese tuzaguma muri ibi. Ubu ngiye gutaha bambwiye nari ndi kumwe n'abagabo. ese wari umutima wari kigushinza Derek nyumva. ese kuki wakumva amagambo y'abandi kuki wakumva amagambo ya anti wawe nube serious basi ngo umwirengagize niba ntacyo umutima ugushinza kuki wakumva ko twatandukana nanyirukana uzaze mu rugo ase Derek icyo kintu uri kucyumva urumva nabana nawe nkundana nawe sinyinde umugore wawe simvuze ko uri umugore wanjye none urumva naza kuri wanyu ariko Imana yamitse bikoze neza wenda wazaba we ntabwo abamenye okay ubwo bizaba sibyo ubwo bizaba ariko nyine mbabarira urukundo rwanjye nawe nyine rube ruhagarikiye ahangaha Derek ndagukunda urabizi simfite ukuntu nabikubwira ngo unyumve neza gusa niko bigomba kugenda wenda wasanga ariko Imana ibishatse ntawamenya basi se byakubabaje cyangwa urumva ndi kubikubwira nishimye cyangwa urabona ndi kubikubwira ndi guseka kuko nyine binshimishije ndagufasha iki cyangwa kise kugira ngo basi wumve ko njye natwe twatandukanye Derek ukuri nawe urakoze none se nakundanaga nawe uruko nagukunda ego nuko nagukundaga Derek please gabanya kurira nifashe akumbabarira ngabanye kuri kubweze niziye mpamvu zizatuma ntarira ese na undi muzi twabona basi iyo icyo wafashe no gutandukana njye nawe kutambwira se Derek kanari si uragiye se Please, I beg you, please, please. Nzi ko ari urukundo mfitiye cyangwa ari muwe za kibyeyi sinari nzi ko urukundo rwawe ruvanze n'uburyarya ruvanze mu buryarya agahinda k'imfubyi ninde wakamenya agahinda k'imfubyi se koko sheri urakomanga iwawe oya nzi ko mwafunze mbega wowe sava nzi ko wafunze njabo nzana ikisi banzi mereza teka kana kanzane wa mukobwa gisa ari ubundi Kazu hari shiri kuyisubisha nabishamisi kahora sava meze neza amuzanyemo akantu yari ukigereho ko ukano usanga atagukwirwa nzagasubizeyo nzaniye imana urakaze sava
cyane nyine ujya kwigira kiri muri dose wabona ubyicaye nisokoje ariko reka nkubaze zana musokoze oya ntabwo wabimenya hakuze nkwereka icyo wamenya ni ukugura imana nereza kose sheri mereza ariko se bese ugiye kujya ufuhira n'umwana wawe ase umbwije ukuri kankubaza uru rugo umugore warongoyemo ni Kazuba bese ibibazo ese umugore ko no iyo ubona uje imbere yanjye imbokoboko sheri imbokoboko mbabura umbwira amaboko yambaye ubusa ahubwo uzaniye umwana urakoze kuvuga ko ari umwana harakoze uzi ko oya nari nibagiye kurarana na Kazuba sheri ibintu ariko ni gira nte ibintu ukoze ni sawa tarana na Kazuba ese kare umugore murarana ubwo ni ukwiriye kugenerwa impano ni ukwiriye kwambikwa ni uko ese sheri bise ejo please ugeze nawe ufuhira umwana w'imyaka 10 n'ingahe ningahe urita ku mwana njyewe mare iyo uzuka mu mafaranga se ukamwatakira ujye kumugurira none se wowe ko sheri nanjye turamba ndukeneye okay ko mbere hose saba binzaniraga ako se ukuba nciye ku mwenda nkawugurira umwana please niko yugura ibiri se yugura ibiri ako butanzabura ibiri uzabireke oya reka Kazuba aza guhobere wenda byamukwiriye geze amahirwe byakwanga kumukwira ariko uziko kera bajyaga babivuga umuntu akagira ngo nukubeshya umugore arinda saza agifuha tumara imyaka 10 n'ingahe uracyatekereza kuko kuba ntakuzana akantu akazana umwana ko ari ikibazo ese reka tureke itikuda ndeba hano reka tureke itikuda mwanya afite nzagira umwanya wo kureba ngewe nkuzana impano inshuro zingahe we ko nta nisengero urangurira kamihorere oya uvuga ngo rekunyihorere nkugure se mfite ayo mafaranga wari wama amafaranga ukambwira ati akira naguha amafaranga se ntabwo uva hano umbwira ngo hari ibyo wagize ibyo byarenze yewe akwambitse neza cyane ewa ndabona umurangaje ibituza wese akose ndabona aberewe da ariko urashaka kumwereka abagabo ko mbona wamurangaje wese ngaha amaguru iyo umuzana ikigeze hariya kimwambitse agatuza byari gutwara iki umugongo n'igituza n'iki byose birarangaye uramwereka ndetse buriya ushaka kwereka nyine iby'iyo niko hari amasaka dore ubunyobwa ngubwo jya kwikorera tide mama wa mureke adakora uzajya ukasohokana kabisa uzi kugura akose wajya ugerageza sheri uzi kugura please ciceka reka ngo wajya ugerageza ukamenya n'amagambo ubwira umwana uzi kugura uzi kureba igihe ndakubaza wajya ugerageza ukageramo hakuzi ko uzi ko ujya utekereza ko hari kuba nagusubiza binaniranye kumva amagambo usohora mu kanwa kawe ubwira umwana ngora gutya ariko rero bavuga ibigoramye ngo rukarakara ngiye Jack naro niba mbibonye uko bigenje mbizire ceceka uramurangaje igituzi bibero ngiki ceceka noneho ani ku bunyobwa inkoko zirahari zirabutora tu ariko uziko buri abasaza ababyeyi ba kera iki bajyaga bacishamo abagore hariho bashobora kuba baragiragaho akantu urumva ukuntu uterura amagambo baba kubitaga kuko bavuze ibitari ariko nge biragaragara uko nukwambika umwana urimo kubyiruka ibituza biri hanze ariko icyo wakakivuze amatako reka icyo wakakivuze ariko ntukivuge mu maso y'umwana nese ega biriho birahari ndavuga ibihari kandi umva nkubwire nucunga nabi nzagutyaza mu rushyi wakoze kugura mugabo uzi kugura koko uramurangaje
gusa nk'injiji y'umugore koko ari wowe waka ndengeye unge K'IMFUBYI. Derek wabaye iki? Wamubiri byari musi. Derek nakujije kuza. Okay, ntari. Stop. Nese Derek wabaye iki? numvaga ntabwo ntashobora kubona mu rugo nakubonye cyangwa se muri kino gihe cyose tutari kumwe. Derek uzankuraho nibyo mpora nkubwira uzankuraho. Derek nakubwiye ngo iki ntabwo ugomba kuza hano mu rugo kubera ko haba ibibazo byinshi iyo waje. Ngaho imagine antaramutse aje. Nakora iki se ko kubona gufite ntabishobora? Nakora iki? Ndaguma mu rugo natekereza ngatekereza ubu nakora iki? Derek, please. Ibi ngibi nyine nibyo bizatuma urukundo rwacu rukomera nyine. Derek njye narakubujije. Narakubwiye ati ntabwo wemerewe kuza mu rugo kandi n'ikindi byararangiye sinzi impamvu utanyumva. Ya kuri wowe wenda ushobora kuba byararangiye. Derek urumva ushaka iki koko? Urumva ushaka iki? Ko twananira muri bino bintu. Basi ndagusabye. Derek mbabarira. Derek. Kazuba! Kazuba! Kara. Yitwa Derek, ni umuclassmate wanjye. Uretse ko ari kurira. niba ari wowe waka ndengeye